Impinduka zigera kuri 15 zakozwe mu burezi bw'u Rwanda zizatangira gukurikizwa umwaka utaha w'amashuri 2025-2026. Ni ukuvuga ngo zizatangira mu kwa 9 ubwo amashuri azaba atangiye. Urebye amashuri yisumbuye uburyo akora muri iki cyiciro cya kabiri, tukareba uburyo abana barangije iyo bagiye muri kaminuza ibyo biga uko biga, za kaminuza zatubwiye yuko baza batiteguye. Ni inama rero yateranye kuwa 13 z'ukwa karindwi 2025 iyobowe na Minisita w'Uburezi igamije kwiga ku mpinduka bashaka gukora mu burezi. Haganiriye rero ingingo byibuze zigeze kuri 15 arizo tugiye kurebera hamwe, aho bagiye bahindura combination zikaba zitakiri combination nabwo zikaba zarabaye icyo bita pathway. Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe kugira ngo buri munyeshuri asobanukirwe cyangwa se umubyeyi azajya amenya uburyo bushyashya buri mu burezi bwacu. Ibi ngibi twita combination mu Cyongereza, ahubwo tujyane n'ibyo CBC tubwira. Ingingo ya mbere rero haganiweho nuko umwana wese agomba kwiga periode 25 mu cyumweru, aho periode imwe izaba igizwe n'iminota 40. Ni ukuvuga ngo mu cyumweru byibuze umwana azajya yiga periode 25, byibuze 5 ku munsi. Periode imwe ibigizwe n'iminota 40. Ngira ngo icyo kirasobanutse. Indi ngingo baganiriyeho nuko class imwe cyangwa se ishuri rimwe ritagomba kurenza abanyeshuri 50 muri shift imwe cyangwa se group imwe. Ngira ngo ababimenyereye mujya mwumva umwana ngo yiga group A, yiga group B. Iyo group ye ntago izagirenza byibuze abanyeshuri 50. Ishuri ubwo ryari rifite abantu barenga cyangwa abanyeshuri barenga 50 bazajya bakora group ebyiri. Kandi ikindi nuko nta mwana uzajya wiga igitondo n'ikigoroba. Nimba yize mu gitondo ntago azajya asubirayo ikigoroba. Ahubwo abanyeshuri bagomba kuzajya biga muri double shift, bamwe biga igitondo abandi biga ikigoroba. Aho ni ahantu bafite abanyeshuri byibuze muri buri shuri barenze 50. Indi ngingo yizweho nuko muri lower primary guhera mu wa mbere kugeza mu wa 3 primaire umwarimu umwe azajya yigisha amasomo ye yose. Ni ukuvuga ngo arigisha mu gitondo nimugoroba ntagaruke. Bimwe umwarimu yagendaga akigisha periode imwe cyangwa ebyiri mu kanya kongera akagarukamo, azajya yigisha guhera mu gitondo kugeza saa 6, hanyuma periode ze zibe zirarangiye, ikigoroba haza undi. Ngira ngo iyo ngingo nayo murayumvishije. Indi ngingo yaganiriyeho ingingo ya 4, mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza hazajya higisha umwarimu wize uburezi bw'abana batoya gusa. Ngira ngo iyo nayo murayumva. Ingingo ya 5, upper primary cyangwa se icyiciro cya kabiri cy'amashuri matoya nta cyahindutse usibye isomo ryitwa social and religious study. Iri ryahinduwe izina ahubwo rigiye kurya ryitwa social and religious education. Ubwo murumva ni imibanire myiza ndetse n'iyobokamana. Uko rizajya ryirwa rero nuko social izajya yigwa social education izajya yigwa mu cyumweru kimwe and religious education yigwe mu kindi cyumweru. Ngira ngo ibyo nabyo byasobanutse, no kugira ngo hari ukuntu bajyaga babanza kwigisha social and then religion bakazayishakira umwanya nyuma ugasanga iburiyemo. Rero hafashwe ingamba yuko social izajya yigishwa mu cyumweru kimwe, ikindi nacyo kikigishwa religious. Indi ngingo ya 6 nuko mu cyiciro rusange cyangwa se O level nta mpinduka zabayeho. Aricyo cyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye guhera senior 1 kugeza muri senior 3 nta mpinduka zabayeho, bo bazagumya bige nkuko bisanzwe, amasomo yabo ni yayandi. Ingingo ya 7 muri upper secondary cyangwa se A level bazatangirana na pathway nshya. Pathway nshya rero ubwo ni bwa buryo ama combination yamaze guhinduka. Already ntago tuzongera kugira ikintu cyitwa combination cyangwa se section. Ahubwo tugiye kujya tugira icyo bita learning pathway. Learning pathway ni uburyo bwagabanyijwemo ya masomo ya ma combination uburyo agiye kujya yigwa. Ubwo buryo rero ni ubuhe? Uburyo bwa mbere nicyo bita stream 1 cyangwa se math and science stream 1. Ahanga abantu bigaga PCB, MCB ndetse na PCM bazajya biga ikintu kimwe aricyo bita math and science stream 1. Buno kuvuga ngo izi combination uko ari 3 zigiye kujya ziga ikintu bita math and science stream 1.
indi learning pathway ya kabiri bashyizeho ni math and science stream 2. imwe ni stream 1 indi ni stream 2, ariho hahandi noneho abigaga MEG, MPC, MPG na MCE aribo bazajya bahitamo, cyangwa se abashaka kwiga ibintu bijyanye n'ayo ma combination bagiye kujya biga math and science stream 2. abantu noneho mwigaga history, Hegel, help mugiye kujya mwiga muri arts and humanity. learning pathway yanyu izajya bayitwa arts and humanity, combination zamaze kuvaho already. abigaga noneho indimi LFK, LKK ndetse n'ibindi mugiye kujya mwiga muri learning pathway yitwa languages. ubwo ni ukuvuga ngo azajya bayiga indimi. umuntu uri muri senior 6 ndetse na senior 5 ibi ntago bimureba by the way, keretse abanyeshuri mwasabye cyangwa se musoje senior 3 mugiye kuzajya muri senior 4 nimwe muzatangirana n'izi pathway. indi ngingo yizweho byibuze nuko babonye ko buri kigo kigomba kugira pathway ebyiri kugira ngo abana babone ibyo bahitamo. ni ukuvuga ngo hari ukuntu wasangaga ikigo gifite MEG and HEG ariko waba ushaka kwigira PCB ugasanga ntayihari. ubwo rero byanzuwe ko yuko buri kigo byibuze kigomba kuzajya kigira pathway ebyiri kugira ngo umunyeshuri abone icyo ahitamo. ingingo ya 9 ni uko amasomo mashya azashyirwamo abarimu n'ubundi nabo bashya. ni ukuvuga ngo niba yigaga MEG ariko akaba agiye kwigana n'aba MCB n'aba MPG, urumva hari amasomo mashyashya yiyongeye muri icyo kigo. ni ukuvuga ngo bazongerwa nabo babahe abarimu bashya. ingingo ya 10 barebye uko ibitabo bizagera mu mashuri. byanzuwe ko byibuze mu kwezi kwa 8 akarere kazaba kamaze kubona ibitabo buri karere, then kabidistributing kuri buri kigo gikeneye ibitabo. iyo nayo ni ingingo barebyeho uko ibitabo bizaba distributed mu bigo. ingingo ya 11 iyi ngiyo barebaga uburyo noneho abarimu bazaba bamaze gushyirwa mu myanya. banzuye ko ku itariki 15 z'ukwa 8 2025 buri kigo cyangwa se buri mwarimu wasabye kwigisha, ngira ngo mwabonye itangazo rya REB risaba abarimu kwa applying abashaka imyanya y'akazi y'ubwarimu, aba bose ku itariki 15 z'ukwa 8 bazaba bamaze kumenya aho bazigisha ndetse bamaze no kumenya amasomo bazigisha. ni ukuvuga ngo sindirimo byuka neza, hari ukuntu umwana yamaraga icyumweru cyangwa ukwezi cyangwa se n'amezi 2 atarabona umwarimu w'isomo, ariko ibi byamaze gukosorwa already ku itariki 18 buri somo n'umwarimu waryo. indi ngingo barebyeho ni ugushakira abarimu amahugurwa. nk'uko bakora curriculum nshyashya basanze n'abarimu bagomba kuba updating, rero bazabafasha kugira ngo bajye bagomeza nabo bihugure kugira bajyane na curriculum zigezweho. indi ngingo bizeho amashuri agomba kujya atangira saa 2 aho kuba saa 2:45. uretse ko na saa 2:45 ntibazubahirizaga. abantu benshi bari bazi ko ishuri ritangira saa 3, oya yari saa 2:45, ariko inama yanzuye ko bagomba kuzajya byibuze batangira saa 2 zuzuye. iyi nayo murayumva. so rero nanone basanze izi mpinduka zose nta kintu zigomba guhindura kuri school feeding cyangwa se ku mirire cyangwa se uburyo abana baryaga mu kigo. ni ukuvuga ngo abana bose bagomba kuzajya barya mu kigo, yaba uwize igitondo yaba ndetse n'uwize ikigoroba. ni ukuvuga ngo uwize igitondo azajya arya asoje amasomo cyangwa se saa 6 zigeze amasomo arangiye, hanyuma uje kwiga ikigoroba mbere yuko ajya kwiga ishuri rye azajya abanza arye and then akomeza amasomo yiwe.